atajya mu kiliziya cyangwa se atajya mu rusengero runaka. Kristo Yezu akuzwe. Ese ubundi utaramenya umupagani uwo ari we, ubundi ibya gipagani ni ibihe? Kristo Yezu akuzwe. Hari umuntu ushobora gutekereza ngo ubupagani ni ukutajya gusenga. Wapi, ntaho bihuriye pe! Ubundi umukristu wo mu cyaro, abantu benshi cyane cyane nk'abakarisimatike nabayemo, nasenganye n'abo mu mujyi ndetse n'abo mu cyaro turasengana, ariko bose jye nabonye batandukanye. Ni ukuvuga ngo umukristu wo mu cyaro w'umukarisimatike hari igihe aba areba ku myambarire ya runaka, akaba areba uko runaka yimereye, ntarebe ngo ese Imana babanye bate. Nuko nabonye mu cyaro babaho. Ariko mu mujyi ho ntago ari icyo umuntu arebaho. Mu mujyi ukuntu bibaho, buriya umuntu w'umukristu ubirimo neza atajijisha, biba bimuri mu maraso, uko yakwambara kose, uko yasa kose, buri wese amubonamo umukristu. Kimwe n'uko umupagani, urugero nk'umuntu w'umusireyikwini cyangwa se w'indaya,